Muraho neza. Nitwa Padiri Jean Leonard Dukuzumuremyi. Mvuka muri aka karere ka Bugesera. Navukiye nkaba naragiye mu muryango w'abaskuti mu mwaka w'1991 nibwo nasezeranye bwa mbere mu Baruveto. Urumva imyaka maze mu muskuti 30 n'ingahe. Nkaba rero n'umuskuti kuva icyo gihe izina rya giskuti ni Manguste Active. Nkaba rero narahawe ubutumwa muri aka karere no muri ka Bugesera, hari ubutumwa muri Paruwasi ya Ririma. Abasaseredoti mu Paruwasi 8 agize aka karere ka Bugesera, twe muri Kiliziya twita akarere k'Ikiruhuko ka Nyamata, bansabye guherekeza umuryango nakuriyemo kandi narigiye kuvuga ngo ntembera mu maraso. Nifuje rero uyu mwanya gushimira mbere na mbere ubuyobozi bukuru bw'umuryango w'abaskuti mu Rwanda bwashyizemo gusoreza iki cyumweru cya giskuti muri aka karere ka Bugesera, akarere k'ubudasa. Insanganyamatsiko twahitiyemo ni insanganyamatsiko idufasha cyane nk'abaskuti, inajyana n'umurage Padiri Boeri yadusigiye guharanira gusiga isi ari nziza kurusha uko twayisanze. Iyo duharaniye guhanga udushya, tugaharanira ko dutanga serivisi inoze, nta kabuza tuba twubaka ejo hazaza heza, ari ahacu, ari ah'igihugu, ari n'ah'isi yacu. Y'ubutungane Papa Francisco witabye Imana umwaka ushize, yadusigiye inyandiko ikomeye cyane nk'abaskuti ndetse n'abakirisitu yise Fratelli Tutti. Yongera kutwibutsa ko twese turi abavandimwe n'itegeko rya giskuti. Ubwo buvandimwe budufasha ariko gusigasira iyi si dutuyemo. Muri iyo nyandiko Fratelli Tutti atwibutsa ko twese kuri iyi si ari nk'inzu rusange twese dutuyemo, kandi iyo nzu kugira ngo nyine imbere neza buri wese uruhare rwe rurakenewe kugira ngo ishobore kubaza bati nidushyira hamwe tugarana ku isi imbere neza kurushaho, twese bizatugirira akamaro. Ariko kandi niturangara nitwite cyane cyane ku bidukikije, itegeko rya 6 Padiri Boeri yaduhaye, ntitubirengere twese rege ko tuzasindira kimwe nayo. Dufite rero inshingano ikomeye cyane uhora duhanga udushya kugira ngo isi irusheho kuba nziza, ariko kandi n'abayituye barusheho gutera imbere. Gashima rero umuryango w'abaskuti wahisemo ko iki cyumweru gisorezwa hano iwacu i Bugesera. Biranabyutsa izindi mpano nyinshi, twabonye benshi basezeranye, ariko kandi turi gukomeza gukora n'ubutumwa mu Paruwasi 8 dufite muri aka karere kugira ngo tugire abaskuti benshi kandi beza. Icyo ni ikintu gikomeye tugomba gushyiraho imbaraga cyane mu muryango w'abaskuti. Ndabifuriza rero mwese gukomeza kuryoherwa ko muri abaskuti, ndetse ubwo buskuti tugeze no ku bandi. Rero ko isi yose y'abaskuti twihatira gusiga isi ari nziza kurushaho twayisanze, muri kwa guhanga udushya, muri kwa gutanga serivisi zinoze. Abanyarwanda bavuga neza ngo akeza karigura. Burya ukoze ibintu byanjye neza bigira n'isoko. Gutanga serivisi zinoze rero tuzaharanira kugira ngo ejo hazaza hacu habe heza. Nubwo ariko butumwa ndabaha uyu munsi, buri duharanire ko nyine ejo hazaza haba heza kurushaho. Ubuskuti murakoze cyane.